ineza yawe, urukundo rwawe, imbabazi zawe ntibirondoreka. Haleluya, haleluya. Yesu nashimwe, Yesu ashimwe cyane. Ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo, abo tubana mu mwanya wa niba ture buri gitondo, wowe uri hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, abari mu migabane itandukanye y'isi, aho uri hose inshuti yanjye, ndagusuje mu izina rya Yesu Kristo. Duhereje Imana icyubahiro izinze ijoro ikazingura amanywa, duhereje Imana icyubahiro yongeye kutwimana, duhereje Imana icyubahiro intwari ku rugamba, duhereje Imana icyubahiro itugiriye neza, duhereje Imana icyubahiro itwitaho iturengera, duhereje icyubahiro Imana itabura uko ibigenza. Iki gitondo rero ndabashuje mwese bakristo b'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda, aho muri hose mu bihugu bitandukanye. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Tubanje Imana muri iki gitondo, nyemerera ubanze Imana aho ugiye, ubanze Imana ku bawe no ku byawe, ubanze Imana, hereza Imana icyubahiro, hereza Imana icyubahiro. Irabyongeye, irongeye, irakwimanye, iravuze ngo baho ubayeho. Imana nishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Muri iki gitondo muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Turacyari mu bihe byiza byo gusenga, turi muri teme yacu yitwa ngo sinakurekura Mana utamaye umugisha. Ntago tugomba kuva imbere y'Imana tudahinduriwe amazina n'amateka, ntigo tugomba kuva mu kw'Imana. Nta n'impamvu yo kwadukura, ninakugirira neza uzakomeze urindishe umugisha wawe amasengesho, uzakomeze ube imbere y'Imana, kuko kugirwa neza n'Imana ugatabarwa n'Imana ukabivamo nabyo ntibikwiriye. Imana rero ibanezeze, ibishimire. Uyu munsi uhure n'igitangaza cyawe, uyu munsi Imana iguhindurira izina n'amateka, uyu munsi Imana igusohoreza amasezerano. Iki gitondo tangira wature ku buzima bwawe, atura ibyo ushaka kwinjiramo. Nawe ubwawe ubwira Imana ngo Mana, ubu buzima mbuvuyemo, ninjiye muri ubu. Ubyature muri iki gitondo cya kare, nurangiza ubyuke uvuga ngo Mana, ngufitiye icyizere ko nakiriye uri bukinkorere, ngufitiye icyizere ko uyu munsi ari wo wanjye wo guhura n'igitangaza cyanjye, wo guhura nawe Mana, wo kunyemeza ababona bampinga babona ko bitashoboka, ubemeze ukoresheje amaboko yawe. Erega kwatura kwiyaturiraho ibyiza, uba uri gukora kontre y'ibyo ababisha bawe batuye ku buzima bwawe. Niba wiyaturiyeho ngo ndi umutsinzi, ndi umuneshi, abavuze ko utazagira icyo wigezaho, utazabasha gutera imbere, abo ngabo amagambo yabo ubu yanetralije ukoresheje kwizera kwawe wazamukiyemo, ukavuga ngo si njyewe ugomba guhama muri ubu buzima. Wa wundi waguciriyeho iteka wavuze ngo ntabwo uzahindurirwa izina, ubu usenya icyo yatuye ku buzima bwawe. Rero banza Imana muri gahunda zawe zose, ndetse ujye ubwira Imana ngo nahari uhangerere, ungerere ku babisha banjye, undwanirireyo, kuko ibyo bari gupanga simbizi, ariko ibyo bapanga si byiza kuri njye. Ujye uhereka Imana yikorera. Turacyari muri iyo teme yacu, nyemerera tuvuge ku ijambo ry'Imana. Twasanze ko iyo uvuze ngo sinakurekura Mana, ni ukuvuga ngo umuntu agira ibyo afata, akagira ibyo arekura, ariko akagira n'icyo afata akagundira. Twasanze ko ari byiza kurekura ibyaha, tukarekura ingeso mbi, ahubwo tukagundira Kristo wacu, Imana ishimwe, tukagundira ijambo ry'Imana muri twebwe, tukagundira ibihimbano by'umwuka, tukagundira. Yobu yaratubwiye umunsi w'ejo ngo gukiranuka kwanjye ndagukomeje, sinzakurekura, ntabwo nzakurekura. Uyu munsi reka tujye mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 40, twivugire ku murongo ni ibice 41, ibice 41 umurongo wa 13. Titire y'ijambo handitse ngo gukomera
kw'Imana n'intege nke z'abantu. Imana ishimwe. Dufite Imana ikomeye sha, dufite Imana ikomeye nubwo turi abanyantege nke, ariko dufite Imana ikomeye. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo gukomera kw'Imana n'intege nke z'abantu. Imana ishimwe. Imana irakomeye, ariko wowe uri umunyantege nke, uri umunyabwoba. Imana ishimwe, kuko Imana ijya idufata yo ikadukomeza hahandi intege nke zacu zirangiye, Imana ikagaragaza gukomera kwayo ku buzima bwacu. Imana nishimwe cyane. Mana sinakurekura utampaye umugisha. Hanyuma reka turebe, dusome umurongo wa 13 handitse ngo kuko njyewe Uwiteka Imana yawe nzagufata ukuboko kw'iburyo nkubwire nti witinya, ndagutabaye, hereza Imana icyubahiro. Imana igupromesinze muri iki gitondo yuko izagufata ukuboko izafata ntago ari ukw'ibumoso, kuko ibyo ari byose ukuboko kwawe kw'ibumoso gukora ibintu bike. Iravuze rero ngo izagufata ukuboko kw'iburyo. Haleluya. Imana ishimwe, igufate muri iki gitondo, igufate ku manywa, igufate nijoro, igufate iminsi yose usigaje kubaho muri iyi si, igufate ifate ukuboko kwawe kw'iburyo. Niko ikubwiye, ni ijambo ry'Imana ribivuze mu buhanuzi butavangiye. Uwiteka Imana avuganye n'umutima wawe n'ubwenge bwawe, aravuze muri iki gitondo ngo kuko nzagufata ukuboko kwawe kw'iburyo. Imana ishimwe. Ukuboko kw'iburyo ni ukuboko ukoresha ibintu bitandukanye by'imbaraga. Ukuboko kw'iburyo niko ukoresha uri muri bizinesi. Ukuboko kw'iburyo niko wandikisha mu kazi kawe. Ukuboko kw'iburyo bivuge ngo Imana ishyigikiye ibyo ukora, Imana ishyigikiye ibyo ushakisha ukoresha amaboko yawe. Uyu munsi Imana iravuze ngo kuko nzagufata ukuboko kwawe kw'iburyo. Imana ishimwe. Imana ishimwe, nkubwire nti witinya. Imana ishimwe. Imana imaze ubweho, iravuze ngo witinya. Nkubwire ngo witinya. Witinya wa mubyeyi we, witinya wa mugabo we, wa mwana we, were gutinya wa musore wa mukobwa we, kuko Uwiteka aravuze ngo aragushyigikiye, agufatisha ukuboko kw'iburyo, kandi arakubwiye ngo witinya. Imana ishimwe, ndagutabaye, witinya, kuko Imana iragufashe, igufasha ukuboko kw'iburyo, kandi irakubwiye ngo witinya. Imana iragutabaye. Birashoboka yuko wari ufite ubwoba, birashoboka yuko wari ugeze ahantu rwose wumva ko ibyawe birangiye, birashoboka rwose ko wari ugiye no kubivamo, wari uhubutse. Buriya hari itungo ryitwa inkoko, iyo rivuye mu magi yaribundikiye, iraririye, amagi abibihuri, ariko iyo ikomeje ikihangana iminsi 21 ikarangira, isohokana amashimwe, isohokana ibisubizo, isohoka rwose yikwije. Niyo mpamvu nakubwira rero ngo witinya. Uwiteka Imana arakwibwiriye ngo agufashe ukuboko kwawe kw'iburyo, kandi aragutabaye rwose. Reka nkubwire, Imana iragufashe, iragukomeje. Yigeze ifata Yakobo, arayibwira Yakobo ngo sinkure utampaye umugisha. Nawe rero witinya, kuko Uwiteka Imana yawe muri iki gitondo ivuganye nawe, ivuze ko igufashe ukuboko kw'iburyo, kandi yuko igutabaye. Gutabarwa kurabonetse, ideni ryawe ririshyuwe, gutabarwa kurabonetse, ubushomeri rishyizeho iherezo, gutabarwa kurabonetse, rwa rubanza rurarangiye, urarutsinze, gutabarwa kurabonetse. N'Uwiteka uvuganye nawe ngo witinya, ndagutabaye. Gutabarwa kurabonetse, gutabarwa kurabonetse. Wowe umaze igihe utegereje urubyaro, gutabarwa kurabonetse. Witinye, Uwiteka Imana aragutabaye, agufashe ukuboko kw'iburyo. Witinya, gutabarwa kurabonetse. Imana iravuze ngo ndagutabaye, witinya, kuko ikwifatiye ukuboko kw'iburyo. Abandi bagiye bagufata bakakurekura
ndagutabaye, ariko Uwiteka we arakubwiye ngo aragutabaye. Bagiye bagufata bakakurekura bakanakwibagirwa, ariko Uwiteka muri iki gitondo arakubwiye ngo witinya, ngo ndagutabaye. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Shalom shalom, muhahe muronke, ndabakunda cyane.